Icyanyuma nsorezaho nikijyanye n'indangagaciro na kirazira. Gerageza kwita ku ndangagaciro na kirazira, discipline, values and good conduct. Ubu buzima tubamo udafite discipline, ndakubwiza ukuri, nta muntu wagukenera, naho waba uzi bya bindi twiga mu ishuri 100%, ariko nta kinyabupfura, nta discipline, ndakubwiza ukuri ibyo byose byabipfabuza. Muraho neza, twongeye kubashimira tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe dukomeje ikiganiro cy'uyu munsi tureba ku bintu by'ingenzi umuntu wese usoza amashuri yisumbuye secondary school agomba kwitaho. Icya mbere mbere ko dutangira, ndagira ngo mbibutse ikintu cy'ingenzi kigomba kuba mu mitwe yacu, cyane cyane nk'abanyeshuri dusohoka ku ntebe y'ishuri dusoje amashuri yisumbuye. Ikintu cyo kumva ko utegereje akazi, kumva ko wiga kugira ngo ubone akazi, ujye kwicara muri biro ubone akazi kaguhembe, oya, ibyo bintu bavandimwe bagenzi banjye, nagira ngo sicyo kintu cy'ingenzi tugomba kwitaho. Hasi aha tugiye kubagezaho ibintu 10 by'ingenzi umuntu wese, navuga abanyeshuri cyane cyane bagisohoka ku ntebe y'ishuri, tugomba kumenya cyangwa se bagomba kumenya kugira ngo bategure ejo hazaza heza. Mararekera kugira ngo dukomeze gutega amatwi kugira ngo ibiganiro bica ahangaha byose bize kudufasha kandi bitubere ibirungo by'ubuzima twifuza. Ni kuri Gilberto Media Tour, ikaze. Icya mbere hari ugushakisha icyerekezo cy'ubuzima, aricyo twita career path. Icyerekezo cy'ubuzima mbere na mbere ku muntu ugisoza ishuri agomba kongera kwitekerezaho, akamenya aho yerekeza, akareba urugendo amaze imyaka 12 ari ku ntebe y'ishuri, akibaza, akitekerezaho aho yerekeza, icyerekezo cy'ubuzima, akareba ibyo akunda, uwo yifuza kuzaba we, akabishimangira kugira ngo intego ze zose zihore zishingiye ku icyo cyerekezo yifuza, kandi akakigiraho amakuru, akamenya neza aho agomba gushyira imbaraga. Icya kabiri hari ubumenyi ngiro, kumenya ubumenyi ngiro mu buzima bwa buri munsi. Ubumenyi ngiro, nituvuga ubumenyi ngiro, hari imyitozo itandukanye duhura nayo, hari ububaji, ubuhinzi, se kwihugura ku bintu bitandukanye bitajyanye n'ibyo wize, cyane cyane no kwihugura kuri ICT. Nyine ni ibintu byiyongera ku byo wakuye mu ishuri. Ubwo bumenyi ngiro, ya mahirwe ahishe mu buzima ushobora kugira gute, ashobora kuguhesha umugati. Gerageza nubona amahirwe yo kujya kwitoza gukora ububaji, bikore nta kibazo, ni ibintu byiza. Kwihugura muri ICT, wagize ayo mahirwe, it's okay. Ubuhinzi n'ibindi, bitewe n'ahantu uherereye, gerageza kumva ko ugomba kwihugura cyane cyane ku bintu byiyongera ubumenyi ngiro ku masomo wabonye mu ishuri. Icya gatatu hari ukwiga kwigenga, aribyo twita self discipline. Ubundi umuntu usoje secondary school agomba kuba ari umuntu uzi gufata umwanzuro, akavuga ngo ibi ni byiza, ibi si byiza, ibi nabikora, ibi sinabikora. Oya, tureke kumva ko tugikontororwa n'abandi, tugikorera ku ijisho ry'ababyeyi bacu. Oya, gerageza wumve ko uri umuntu mukuru ushoboye kwifatira umwanzuro, ukavuga ko iki ngiki sinshobora kugikora. Ibyo ni ubwo bushobozi niba ubufite, bizagufasha mu cyerekezo cy'ubuzima utangiye, kandi ndatekereza ari ibintu byiza kandi bikenewe kugira ngo turusheho kuzaba abagabo beza no kuzanoza icyerekezo twifuza kugeraho. Ikindi hari ukwiga gucunga imari, financial literacy. Nituvuga ngo financial literacy, ukibaza ngo ese ko nta kazi ngira, financial literacy cyangwa se ku bijyanye no gucunga imari, ibi biramfasha iki? Oya, mbere na mbere banza ugire amakuru. Ndabizi mu masomo twiga muri secondary school, aya masomo nayo akubiyemo, ariko wageze hanze mu buzima busanzwe, kora observation, witegereze aho waturutse, ibibera mu buzima busanzwe, wibaze uti mbonye amafaranga ya naya managinga gute? Ushobora no kugira amahirwe ukabona utwo twakwita wages cyangwa se ibiraka n'ibindi, n'ahandi wakura amafaranga nubwo utanayabona, ariko gerageza kugira amakuru ku bijyanye no gucunga imari. Wibaze mbonye amafaranga ya nayakoresha gute? Ubwo bumenyi nitubukomeza, iryo shyaka niturigira, bizadufasha kuba abana beza kandi
tunoze icyerekezo cy'ejo hazaza. Ikindi cya gatanu, hari icyo twita lifelong learning cyangwa se gukomeza kwiga. Akenshi iyo dusoje, nigeze mbona mu minsi yashize hari n'abafitaga amakayi bakayajugunya ngo ni uko basoje ibizamini bya leta. Oya, lifelong learning, ubuzima tuba mukomeza wige, cyane cyane tugerageze guhuza ubuzima n'ibyo twize. Ibyo wize byose gerageza witegereze, kuri observation, wumve ko ufite inyota yo gukomeza kumenya. Ntumve ko ugeze ahantu ho gukorera amafaranga, kwenjoyinga se. Oya, byaba bibabaje kubona udahuza ubuzima n'ibyo wize muri secondary school. Ibi nitubikora, ndababwiza ukuri ko imbere yacu hazaba heza kurushaho. Ikindi, duharanire kwiyubakamo ubumwe n'abandi, aricyo twita networking. Akenshi hari abantu benshi batabona amahirwe mu buzima kubera ko bihugiraho, cyangwa se bifitemo akantu ka egoism, cyangwa se kukumva ko badakeneye abandi. Oya, ibyo ntabwo bikenewe. Ikizima ni uko twagira ikintu cyitwa networking, ugahanahana amakuru na bagenzi bawe mu buzima, muri sosiyete, ahantu uba, aho wavukiye se, abo mwiganye, muhanahana amakuru. Fata contact za bagenzi bawe, sharing update, ku buryo ki amakuru yose agezweho ugomba kuba uyafite. Icyo nitugikora kizatwubaka. Umunyeshuri, muntu usoje secondary school, haranira kwita kuri ibi bintu. Icya karindwi, gerageza kwigira ku makosa y'abandi. Nahoze nsoma igitabo cy'umukire witwa Jack Ma. Jack Ma hari ibintu yavuze bishobora gufasha umuntu kwiteza imbere mu bijyanye n'ubushobozi se, cyangwa na discipline ze bwite. Aho yavuze ngo learn from mistakes of others, igira ku makosa y'abandi. Si ay'abandi gusa, nawe hari ibyo wiyemeje kugeraho ubona bikugoye. Amakosa, failures, mistakes from others, even from yourself. Amakosa ubonye yakabaye isomo ryiza. Ndakubwiza ukuri, niba ugize amahirwe kunkurikira, ugerageze wandike ahantu utu tuntu, kuko ni ikirungo, ni agasukari k'ubuzima bwawe n'icyerekezo cyawe. Ibi nitubikora bizadufasha kuba abantu b'abagabo. Icya munani, hari ukwitaho ku bijyanye n'umubiri n'ubwenge, cyangwa se ubwonko, mental and physical health. Ibaza uti, am I refresh? Ubwonko bwanjye meze gute? Umubiri, am I fit to be with this society? Gerageza gukora refresher, urebe, wisuzume umubiri, ukora siporo, wihugure ku bijyanye n'ubwonko. Ushobora gukurikira social media zitandukanye, wagira amahirwe ukabona amahugurwa ukayitabira ku bijyanye, ukaba mu volunteer mu bintu bitandukanye. Ibyo nubikora rwose uzakomeza gufitinga neza, haba ku mubiri ndetse n'ubwonko, ku buryo ki sosiyete igomba kugukenera byanga byakunda. Nuguha akazi, akaguha akazi bitewe n'umurava, ishyaka se, urukundo ufite. Ibyo bintu nibyo dukeneye kumenya. Icya cyenda, ni ugushakisha amahirwe ahishe mu buzima, seeking opportunities. Iki nitukigira tuzamenya hari byinshi, hari resources dufite iwacu dufata nk'ibintu bitagira akamaro. Gerageza urebe ni ayahe mahirwe mfite. Amahirwe ku bantu aratandukanye bitewe n'aho baherereye. Reba ahantu mperereye, aho navukiye, aho nakuriye, aho ndi, ni ayahe mahirwe ntabyaza cyangwa se atabyazwa umusaruro. Ni iyihe zahabu itwikirijeho agataka? Icya mbere, kubitekerezaho nicyo gisubizo gihamye. Nizere ko turi kumwe, kandi ibi bintu turabikeneye, amakuru turayakeneye. Nanjye namenye ko ari imari ubuzima butangiye, cyangwa se igihe gitangiye kugenda. Njya nicuza kuba ntaramenye utuntu nk'utu mbere, ariko igihe cyose ubimenye fatiraho rwose, ubuzima uraza kubwubaka neza. Icya nyuma nsorezaho ni ikijyanye n'indangagaciro na kirazira. Ngerageza kwita ku ndangagaciro na kirazira, discipline, values and good conduct. Ubu buzima tubamo
udafite discipline ndakubwiza ukuri nta muntu wagukenera, naho waba uzi bya bindi twiga mu ishuri 100%, ariko nta kinyabupfura, nta discipline, ndakubwiza ukuri ibyo byose byaba impfabusa. Reka kwigira umusongarere muri quartier, jya muri community activities, ibikorwa bivugwa mu mudugudu aho dutuye n'ahandi, ubyitabire, ugaragaza za ndangagaciro, wubahe buri wese. Aho niyo soko ya mbere y'ingenzi kandi tuzakuramo ubwo bumenyi bwose. Tutarambiranye kandi kuvuga menshi siko kuyamara, ndatekereza ibi bintu 10 niba wankurikiye neza ukitekerezaho, bizagufasha kurushaho kugena cyangwa se gushakisha icyerekezo cy'ubuzima, cyane cyane ku bantu dusoje amashuri yisumbuye secondary school. Nidukurikiza ubu butumwa bizarushaho kutugirira akamaro. Ni kuri Gilberto Media Tour, ikaze, mbifurije amahirwe y'ubuzima.